Sumiłeś utiaciu ni utwikorerera imibabaro n'ibyaha akatwuzuza na sida. Yesu ashimwe. Ndabasubije mwese bari mu nzu y'Imana, ndabasubije ijambo ry'Imana nyuma kuri Kwizera Yesu Tv. Mwese ndabasubije mu izina rya Yesu. Amen. Imana ibahe imigisha. Tugiye kumva ijambo ry'Imana. Imana impaye ijambo mbagezeho, reka dusenge mbere yo kuryumva. Dusenge mu izina rya Yesu. Urakoze mwami Yesu kubwira ijambo. Ngwino neme ku igikoresho cyawe, ngwino wewe wigisha ubwoko bwawe kandi buri wese abashe kunguka. Abari mu rusengero bunguke, n'abazabyumva nyuma bazunguke, kandi abo bose ndabasabiye mwami kugira ngo ubabere igisubizo mu byifuzo bafite. Buri wese ufite ibyifuzo, hari ibyihutirwa n'ibitihutirwa, byose ubyinjiremo ubigisubizo ku muntu wese kandi kuri buri cyifuzo. Kandi abarwayi ndabasabiye ngo bakize, ikiganza cyawe mwami Yesu ukimanure kirambeke ku barwayi ubakize mwami Yesu. Abarwayi mu ngo zabo bakize, abarwayi kwa muganga ubakize mwami Yesu. Abari kubagwa abo bose mwami bafite ibibazo by'uburwayi ndakwinginze kugira ngo ubakize kandi ndagushimiye kubikoze mu izina rya Yesu. Amen. Tugira kumva ijambo ry'Imana. Ndasoma ahantu hatoya cyane hano ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Luka igice cya 17 umurongo wa mbere n'uwa kabiri gusa, naho singurangiza wose. Dusome mu izina rya Yesu. Nuko abwira abigishwa be ati, nta cyabuza ibisitaza kuza, ariko ubizana azabona ishyano. Ibyamubera byiza nuko yahambirwa urusyo mu ijosi akaroha mu nyanja. N'amagambo Yesu yavuze, amagambo Yesu yavuze afite uburemere nayabonyemo. Kiriya gihano Yesu yasabiye uriya muntu ni igihano giteye ubwoba. Nawe mutekereze, umuntu bamuziritse ibuye rifite ibiro byinshi ku ijosi bakamuta mu mazi nko muri Atlantique cyangwa se mu Kivu cyangwa se mu mazi benshi hagati rwose. Murebe ukuntu umuntu amanuka, byaze bikunze ndatekereza ko habanza umutwe, kubera ko ibuye rifashe ku ijosi rituma umutwe byaze bikunze ari we ucurama, ari we ujya hasi. Uwo muntu akamanuka amaguru ari hejuru ku mutwe uri hasi na ryabuye ryabuye rikagenda n'uwo mutwe bikagenda byagwa mu mucanga hasi, niba ko bita byijombamo umutwe n'ibuye byose bikinjira mu mucanga hasi mu ndiba y'inyanja, cyangwa se byagwa mu ibuye byasamye umutwe n'iryo buye bigenda bikagwamo, amaguru ari hejuru, uwo muntu nta kugira azavemo, biragoye. Nuba mbese kuri Yesu yifuje kuri ya muntu yagenda akaguyo ngiyo ntazagaruke ukundi. Kuko impamvu Yesu yavuze nuko Yesu yabonaga ko umuntu cyangwa se umuntu mbese yari kuba akoze ikintu cyangwa se abakoze ikintu kibi cyane mu maso y'Imana, kuko adakwiye kugaruka mu isi y'abazima, adakwiye kongera kuboneka mu bantu, adakwiye kongera no kuboneka imusozi cyangwa se hejuru y'amazi. Aho akwiye kugenda umutwe we n'iryo buye bikashingwa hasi kuzimu mu ndiba y'inyanja. Iki gihano cyane ubwoba navuye n'iki gihano Yesu yasabiye uyu muntu wakoze ibi, nuko iki cyaha ari cyaha kiremereye mu maso y'Imana. Umutwe w'amagambo uravuga ngo ibisitaza abantu. Mu by'ukuri gushyira igisitaza imbere ya mugenzi wawe ni ikintu kibabaza Imana cyane. Aya magambo yo yasoma ni amagambo nasanzwe afite imbaraga nyinshi cyane, ni make ariko uyasobanuye byatinda n'agasindi butinde. Ariko Yesu yavuze ko nta cyabuza ibisitaza kuza. Umuntu ukijijwe
ntuzibwire ko uzaba mu buzima budafite ibisitaza. Ntuzibwire ko uzaba mu buzima bwa gikristo imbere yawe ari ukugenda kuri kaburimbo gusa. Siko bimeze. Ahubwo Yesu avuga ko byanze bikunze ibisitaza bizaza imbere yawe. Wabo ugenda umunyamwuka, ugenda umukristo, ndekijwe cyane bigize, ariko imbere yawe hari ibisitaza bigomba kuza. Sinde guhanura ahubwo ndakuvuga ibyo Yesu yavuze. Ntabwo umukristo imbere ye ari ukugenda yiruka muri kaburimbo, ahubwo imbere ye ugomba kuba uri umuntu witeguye guhangana n'ibisitaza kuko ntibizabura kuza. Yesu ari mu kubivuga gutyo kugira ngo mwe kujya mutungurwa. Ndumva Yakobo yaravuze ngo ntimuzumve ko muguwe gitumo nibagerageza, ntimuzatungurwe nimubona mugeragejwe ngo mumere nk'abagushiye ishyano. Ahubwo ni ibintu biteganijwe mu rugendo rwacu, birateganijwe, ariko ngo ubizana ikibazo no ubizana. Bamwe bajya bavuga bati Yesu n'ubundi yagomba gupfa kuko yaje n'ubundi gupfira abantu, niwe cyamubanye mu ijoro, ariko ntabwo bibuza ko Yuda wamugambaniye agomba kwikorera igihano no kugambanira umwana w'Imana. Kuba Yuda yagambaniye umwana w'Imana bakamwica kuriya, ntabwo wabyitwaza uvuye mu Yuda ngo yagomba kubikora kugira ngo Yesu apfe. Ibyo byose n'umwana wo kurimbuka nyine, kandi ikintu yakoze azakibazwa igihe cyose. Muzi ko yanimanitse nyine. Aya magambo nayatekereje nsanga ari amagambo akomeye kuko Yesu yavuze ababaye cyane. Abati nubwo nta cyabuze ibisitaza kuza, ariko umuntu wizera azabona ishyano. Ati se ibyamubera byiza nuko yahambirwa urusyo mu ijosi akarohwa mu nyanja. Urumva ko ni ijambo yerekana ko Yesu yari afite rwose ukuntu yarabajwe mu mutima n'umuntu wakora ikintu nk'icyo ngicyo cyo gushyira igisitaza imbere y'umukozi w'Imana, gushyira igisitaza imbere y'umuntu ukijijwe, gushaka uburyo wagusha umuntu uri mu gakiza, gushaka uburyo wazimya umuhamagaro w'umukozi w'Imana, gushaka uburyo wagusha umukecuru wikirijwe, gushaka uburyo wagusha umugabo wikirijwe, gushaka uburyo wagusha umudamu cyangwa umukobwa ukijijwe, gushaka gupanga uburyo wagusha umuntu ngo abivemo agwe bamuseke, gupanga uburyo umuntu wamupangira akagwa mu cyaha akava mu gakiza k'Imana, cyangwa se akaboneka nk'umuntu waguye utagihagaze neza mu by'umwuka. Gupanga, gukora gahunda y'ukuntu umukozi w'Imana wazimye umuhamagaro we, ukabipanga, ukabishushanya, ugashaka uburyo ushyira imbere ye igisitaza, ugashaka uburyo imbere ye wahashyira ikintu kizimye umuhamagaro we. Yesu ati icyaba cyiza nuko uwo muntu upanga ibyo bintu wafata ibuye ukarishyira ku ijosi rye ugahambiraho ukajugunya mu nyanja hagati, ari mu nyanja hagati, kuko nta n'umuntu wibera vuba vuba ngo yamuvanayo. Niko Yesu yabivuze. Yesu rero avuga aya magambo yabivuze mu by'ukuri azi ko ibyo bintu bizabaho, azi ko abakijijwe cyangwa se abakozi b'Imana imbere yacu hazaboneka ibisitaza, ariko ubizana azabona ishyano. Aya magambo nayashyize mu byiciro bibiri uko nabitekereje. Nashatse kuvuga ku muntu ukijijwe. Umuntu ukijijwe muri rusange, hanyuma nanone ntekereza ku mukozi w'Imana. Nanone bombi ni abantu bakijijwe, ariko yenda umwana akijijwe ariko ntafite inshingano yenda nyinshi cyane mu murimo w'Imana, undi akaba akijijwe we ari no mu murimo w'Imana. Aho bombi imbere yabo harateganijwe ko hashobora kuboneka ibisitaza. Nategereje ko ushobora kubivugaho. Mu by'ukuri umuntu ukijijwe muri rusange hari byinshi byamugusha, nawe rwose biba bihari, ibisitaza byaboneka, ariko nese ntekereza cyane uburyo Satani anyuramo ku mukristo usanzwe cyangwa se ku muntu ukijijwe mu buryo busanzwe gusa udafite inshingano nyinshi zikomeye mu murimo w'Imana. Satani akunda kuza yereka uwo muntu ukijijwe ko adasubizwa, ko asenga ntasubizwe.
akavuga ati igihe wasengeye icyo cyifuzo cyawe ko umaze imyaka ingahe ugusengera, iyo mana yawe utagusubiza ni imana ki? Wabivuyemo n'ubundi ko udasubiza ko nta iyo mana itakumva cyangwa se ko nta n'ubushobozi ifite. Neza nibuka mukayobo, Yobu niwe witegereje, umugore wa Yobu yitegereje Yobu, umugabo we aramwitegereza, ariko narimo kwishimisha urujyo, yashima gutya n'urujyo umubiri ukavaho. Yobu yarakokotse, Yobu yarashizeho umubiri, Yobu ageze ahantu nyine ngo aho umwanza ashaka. Umugore wa Yobu aramwitegereza, ariko wakwihakanya Imana hanyuma ugapfa? Wakwihakanya Imana ukipfira? No kuvuga ngo kw'Imana itakumva, kw'Imana itagukiza uburwayi, kw'Imana itagusubiza, iyo mana yawe wayihakanye, maze mara kuyihakana ukabona akaba ari upfa umaze kuyihakana. Namwumva iyo nama yamugiriye. Ubundi se yamareka agapfa ariko atabanje kwihakana Imana? Baze kwihakana Imana maze numara kuyihakana upfe. Niyo nama umugore wa Yobu yamubwiriye, kuko Imana ntiri kugusubiza, waturambiye, urwaye imyaka myinshi, inshuti zagushizeho, abantu baduhaye akato, ibintu byabaye bibi hano, kandi kuvuga ngo ufite Imana, iyo mana yawe yihakane, maze numara kuyihakana ubone gupfa. Mwumva iyo nama. Icyo ni igisitaza mu by'ukuri. Nicyo navuga mu kanya nyine ko Satani ashobora kuza mu buryo akwereka yuko utari gusubizwa. Urasenga ariko ntusubizwe, bivemo kuko ntabwo uri gusubizwa. Ariko Yesu akavuga ngo ibisitaza ntibizabura kuza, ariko ubizana azabona ishyano. Kuba usenga ntusubizwe ntabwo bivuga ko Imana idahari. Kuba usenga ntusubizwe si uvuga ko utazasubizwa. Kuba usenga ntusubizwe ntabwo ariyo mpamvu yo kubivamo. Tegereza, Imana izagusubiza mu gihe cyayo. Wigwa, wibivamo, wicika intege, wiva mu gakiza k'Imana. Amajwi yose ashobora kuza avuga ngo bivemo, nturi gusubizwa, Imana yawe ntikumva, Imana yawe nta n'ubushobozi ifite, ayo majwi ni ibisitaza biba bije ngo ubizana azabona ishyano. Mwe kujya mwumva amajwi y'abantu baca intege ngo ntimurasubizwa, muzasubizwa muhumure, hari isaha y'Imana. Uyu munsi ntabwo washubijwe, ariko ushobora gusubizwa ejo. Tegereza Imana, wibivamo, wicika intege, wikwitotomba, wigaye Imana, wivuga Imana nabi. Kandi cyane cyane nkaba ndi kugira inama umuntu ugira gahunda nk'iyo guca abantu b'Imana intege, yo guca abantu bacirijwe intege, ababwira ko Imana idasubiza, uwo muntu yisubireho. Mu Imana yantumye uyu munsi uwo muntu arimo, wishyira igisitaza imbere y'abantu bakijijwe, ubabwira ko Imana yabo itabasubiza. Ntabwo ari ubishinzwe. Imana igiye izasubiriza kandi igisubiza. Imana igisubiza, hari igihe yihuta mu gusubiza, hari n'igihe itinda, ariko Imana ari Imana, kandi Imana yacu ifite ubushobozi. Ifite ubushobozi bwo gusubiza igihe cyose ibishakiye. Ikindi cyiciro navuze, ikindi ni icyiciro cy'umuntu ukijijwe muri rusange. Ikindi cyiciro ni icyo abakozi b'Imana. Abakozi b'Imana niba ari ikintu Satani arwanya, ni umuhamagaro. Satani ikintu arwanya ku mukozi w'Imana cya mbere ni ukuzimya umuhamagaro we, kumubuza kongera kugira ubushobozi bwo kujya imbere y'abantu akahamya Yesu. Kubuza umukozi w'Imana kongera guhagarara imbere y'abantu akababwira kwihana, akababwira Yesu, akababwira inzira ijya mu ijuru, akabwiriza ijambo ry'Imana. Satani aba yumva yafunga umunwa w'umukozi w'Imana. Uburyo Satani anyuramo ni bwinshi, ariko ikintu cya mbere Satani akunda kunyuramo cyane ni ugukora ikintu gituma umukozi w'Imana acika intege, bitewe n'ikimubayeho, bitewe n'ikimuvuzweho, bitewe n'icyo bamupangiye,
abantu bakavuga bati umukozi w'Imana mwumvise ibye tumwumvise ko byagenze kwa kanaka. Ibyo bintu nk'ibyo bimeze gutyo imbere y'abakozi b'Imana, umuntu wese ubizana azabona ishyano. Wizimye umuhamagaro w'abakozi b'Imana, wizimye umuhamagaro w'umukozi w'Imana, wikora ikintu gituma umukozi w'Imana azima, wikora ikintu gitamika imbere y'umukozi w'Imana ku buryo umubuza kongera kuvuga, cyangwa ku buryo umuca intege, cyangwa ku buryo agira ipfunwe ryo gukomeza umurimo w'Imana. Aya magambo kandi nuko ntasomye yose, ariko hano hepfo aravuga ngo mwene so nakora nabi mucyahe niyihana umubabarire, kandi nakugirira nabi ku munsi umwe akaguhindukira karindwi ati ndihannye uzamubabarire. Hejuru yaho gato noneho ntasubira avuga ngo mwirinde niba hari icyo ugaye umuntu musari muri utanganda kugaya iki ngiki ndabona bitari byo, ashobora kwihana niba ari ikosa yakoze akagaruka, cyangwa se yakwanga ukamuteza abandi nkuko birigenda bivuga, kugeza naho yenda wamuteze n'itorero ryose bigenda bikurikirana gutyo. Ariko gufata umukozi w'Imana ukamupangira ukamuvugaho nk'ikintu kitari cyo ugamije gusa ko iki kintu niba cyumva azaba azimye, ugasimbuka ukajya kuri social media uzi ko isi yose yumva, ugapanga ikintu ukabeshyira umukozi w'Imana uti niba cyumva nubwo cyaba ari ikinyoma ariko ibyo byose kizamuderanja, agira ipfunwe, atinye, akorwe n'isoni, umuhamagaro uzimye. Ibintu nk'ibyo ni byose mu kuvuga ngo umuntu nk'uwo icyamubera cyiza nuko wafata ibuye ukahambira ku ijosi rye ukajugunya mu nyanja, ntazongere kugaruka imusozi. Kuko kuzimya umuhamagaro w'umukozi w'Imana ni kimwe mu bintu bibaza Imana cyane kuruta ibindi. Kuko niba hari ibihano Yesu yagiye avuga mu ijambo ry'Imana hano, iki kiri mu bihano biremereye cyane Yesu yavuze. Impamvu yavuze ko uwo muntu bamuta mu nyanja azitse ibuye ku ijosi nuko Yesu yabonaga ko iki kintu umuntu yabakoze cyaba ari ikintu kideranje ubwami bw'Imana, cyica umurimo w'Imana, kizimya umuhamagaro w'umukozi w'Imana, mbese gishyiraho iherezo ku muhamagaro, cyangwa se gituma umuntu wabikijijwe abivamo agacika intege. Mwirinde gushyira ibisitaza imbere y'abakozi b'Imana, mwirinde gushyira ibisitaza imbere y'abantu bakijijwe, mwirinde guca intege no gushakisha ibintu byaca intege y'abakozi b'Imana cyangwa se abantu basenga. Mwirinde kubangamira abantu bakijijwe mubabangamira mu rugendo barimo bajya mu ijuru. Mwirinde kwitambika imbere y'abantu basenga mushaka uburyo mubaca intege ngo babivemo cyangwa se bacike intege. Mwirinde ibyo bintu, mwirinde ibyo bintu. Yesu ati icyaba cyiza nuko uwo muntu bamuhambire ibuye ku ijosi bakamuta mu nyanja. Aya magambo ni amagambo akomeye cyane abantu bakwiye gutekerezaho. Ntabwo dukwiye kuba abantu babangamira imihamagaro y'abakozi b'Imana. Kandi umuntu wasizwe amavuta n'Uwiteka, nubwo waba ufite icyumugaya wanamwegera cyangwa namusengera cyangwa ukamufasha, nawe ni umuntu ukaba wamugira inama. Ariko kumushyira nko kuri social media, kumwandika mu binyamakuru, ibyo bintu ni ibintu bigamije mu maso y'Imana, ni ibintu bigaragaza ko ushaka kumuzimya. Kandi ntabwo wazimya umuntu utahamagaye, nta nubwo byemerewe. Kandi nta nubwo Imana ihamagara umuntu ngo imuzimye. Si cyo Imana ibigamije. Imana gutoranije ifite purpose, ifite impamvu ifatika kandi izagerwaho byanze bikunze. Ntabwo ari wowe ufite ijambo ku mukozi w'Imana. Igihe kimwe David yasanze Sawuli ari mu buvumo, noneho aravuga ati Sawuli nguyu niwe wampingaga. Abari kumwe na David bati uyu ni umwanya wo kwica Sawuli rwose. David atoya ati ntabwo nshobora kurambura ukuboko ku muntu Imana yasize amavuta. David yubashye
yubashye amavuta y'Uwiteka. Tegeza umuntu usenga akifuza ko umupasitoro yazima. Ubwo ngubwo iyo mana ukorera niyo mana ya pasitoro, umuhamagaro w'umukozi w'Imana wifuza ko wazima, ubwo ngubwo muri iyo gahunda aba wumva uri mu buryo bw'Imana. Dawidi yaravuze ati ntimutinyuke kwica Sawuli kuko Sawuli ni Imana yamushyizeho, amavuta y'Imana ari kuri uyu muntu ndayubaha kuko nkorera Imana yo mu ijuru, kandi amavuta ari kuri uyu muntu witwa Sawuli nubwo ari kumpiga ni amavuta y'Uwiteka. Ndamutse nishe Sawuli nabansuzuguye uwamushyizeho amavuta, umusutseho amavuta. Ndamutse nishe Sawuli nabansuzuguye Imana yanjye nanjye ubwanjye, kubera ko nubaha Imana ndubaha n'amavuta yayo ari kuri Sawuli. Sawuli ntabwo akwiye gupfa kubera amavuta y'Uwiteka ari kuri Sawuli. Dawidi ntabwo yishe Sawuli, nubwo Dawidi yari afite ubushobozi bwo kwica Sawuli ntabwo yabikoze kubera amavuta y'Uwiteka ari kuri Sawuli, kandi Dawidi nawe akaba ari umukozi w'Imana. Mujye mwitondera ibintu nk'ibi. Ikindi gihe kimwe umwana umwe aragenda asanga Nowa yanyoye yambaye ubusa, aho kugira ngo arebe ukuntu yamfagasoni ngo arebe ukuntu yabigenza amwambike, ahita yiruka akajya kubwira abandi ati muze murebe cya gisaza, muze murebe ukuntu Nowa ameze, byose ni hanze, muze murebe. Nuko uko byagenze umuvumo waje kuri Kanani nyine murabizi, ntabwo dusubiramo n'igihugu cy'Kanani nyine gikomokaho n'uwo Kanani. Muzi ko Kanani nyine icyo gihugu bari bagituyemo bose, Imana yavuze iti mugende mu bice bashireho hanyuma giturwe n'ubwoko bwanjye. Nuko Kanani n'igihugu cy'Kanani, mbese Kanani yagomba kuzima n'abanyakanani bakazima kubera umuvumo wakurikiranye, kubera ko Kanani yasetse Nowa ngo yambaye ubusa. Umukozi w'Imana nubwo yaba yasinze, shaka kenda ugende utwikire, wikwiruka ngo ujya guhuruza isoko n'abantu bose ngo baze barebe. Shaka kenda utwikire aho kugira ngo wiruka ngo ujye guhuruza. Uwo muvumo rero wakurikiranye abo ngabo, urumva ibyo byose ni ibintu byerekana ko hakwiye kubaho kwigesera ku bantu Imana yatoranije. Niba hari n'ibibazo byaba bihari bikemurwa n'Imana hagati yabo n'Imana, bafite ukuntu bakorana. Ntabwo umuntu yemerewe gushyira igisitaza imbere y'abakozi b'Imana. Tugiye gusenga Imana, tugiye gusenga Imana. Ndabizi ko mu matorero yacu harimo abantu bakijijwe bazi n'ibanga ryo kubumbatira umurimo w'Imana, ryo gushyigikira umurimo w'Imana, ryo guha agaciro umurimo w'Imana, ryo kubahiriza umurimo w'Imana no gushyigikira abakozi b'Imana. Umwe mu ruhande rwo gushyigikira umurimo w'Imana no gushyigikira abakozi b'Imana niko ruhande rwiza. Nawe kujya mu ruhande rwo gushaka uburyo uzimya imihamagaro y'abantu bakijijwe, ukavuga uti uriya muntu yakijijwe reka ashaka umuhambike imbere ikintu, none umuhamagaro we mbese agwe mu ikosa cyangwa se mubeshere bigire gutya umuhamagaro we uzime. Mwirinde kuzimya imihamagaro y'abakozi b'Imana, mwirinde kuzimya abakozi b'Imana, mwirinde guhangana, mwirinde gushyira hanze abakozi b'Imana mubahimbira ibintu, mwirinde kuvuga nabi abakozi b'Imana mubavuga ibinyoma mugamije kugira ngo muzimye imihamagaro yabo. Kuko abakora ibyo ngibyo mu buryo bw'ubwenge busanzwe bumva bakoze ikintu gikomeye, kabati nituvuga iki ngiki cyamukubita hasi, noneho nawe abura ijambo, bityo umuhamagaro we uhagaze. Ariko Yesu ari kuvuga ngo icyoroshye kuri uwo muntu, icyaba cyiza ni uko umuntu upanga ibintu nk'ibi ngibyo byo kuzimya umurimo w'Imana wamuhambira ibuye ku ijosi ukajugunya mu nyanja. Mwirinde gushyira ibisitaza imbere y'abantu, mwirinde gushyira ibisitaza imbere y'abantu basenga, mwirinde gushaka uburyo abantu basenga bagwa, mwirinde gukoza isoni abakozi b'Imana mubabeshyera, mwirinde guca intege umurimo w'Imana, mwirinde kunaniza abakozi b'Imana ngo bananirwe, mwirinde kubaca intege, ahubwo mushyigikire umurimo w'Imana, mushyigikire abakozi b'Imana, abandi mubasengere, mbese mukore nka timu ijya mu ijuru, mushyigikirane, umuntu wese ashyigikire mugenzi we,
umuntu wese yifuza neza mugenzi we, umuntu wese avuge neza mugenzi we, umuntu wese yifuza ko undi yagira success, umuntu wese yifuza ko undi yagubwa neza, umuntu wese yifuza ko abasenga bose bakomeza urugendo bajya mu ijuru kandi bakazagerayo. Mwe kubangamira abantu bajya mu ijuru, mwe kubangamira abantu bari mu rugendo, aho mushyigikira umurimo w'Imana, mukunda abakozi b'Imana, mubiyumvemo, mubakunde, mubasengere, mubashyigikire, kuko Imana izishimira abantu bameze batyo. Ariko uzaza igisitaza imbere y'umurimo w'Imana, uwo ngo azabona ishyano. Ndagira ngo mu gusenga Imana tugiye gusenga muri aka kanya, wisuzume urebe ko nta hantu uca intege abakozi b'Imana, wisuzume urebe ko nta gihe ushyira ibisitaza imbere y'abantu basenga, kugira ngo urebe ko bagwa mu ikosa cyangwa mu cyaha ngo baseke cyangwa se bateze isi. Mwirinde gushyira ibisitaza imbere y'abantu basenga, mwirinde gushyira ibisitaza imbere y'abakozi b'Imana, ahubwo mushyigikire umurimo w'Imana, muwukunde, kuko mu gukunda umurimo w'Imana bigaragaza ko mukunze n'Imana yahamagaye abo bantu. Mu gukunda umurimo w'Imana bishimisha Yesu, bibona yuko muzi uwahamagaye abo bantu wari we. Mwikora nk'abanyamahanga kandi muri mu itorero, mwikora nk'ibyo abapagani bagakoze kandi muvuga ko muri abakozi b'Imana. Nta mukozi w'Imana urwanya undi mukozi w'Imana, ahubwo umukozi w'Imana ashyikira umukozi w'Imana mugenzi we, cyangwa se akabazwa n'uko mugenzi we umukozi w'Imana bitari kugenda neza akaba yanamusengera. Ahubwo muhagarare neza, mutazaboneka murwanya Imana, wibwira ko urwanya umuntu, ariko Imana igufata nkaho uri kuyirwanya ubwayo, kuko niyo ihamagara abakozi. Umurimo si uw'umuntu, umurimo ni uw'Imana. Wikora ku buryo umurimo ugira ikibazo, wikora ku buryo umukozi w'Imana agira ikibazo, ahubwo shyigikira umurimo w'Imana, ushyigikira abakozi b'Imana, ni buryo bwiza Imana ishaka kubonamo. Urakoze Mwami Yesu kubwira ijambo. Ahari hari bamwe bumvise ijambo kandi bakoze ku mutima, harabibwiraga yuko yenda kuvuga amagambo nk'aya n'aya byaba ari byo, ariko utweretse yuko dukwiye gushyigikira umurimo wawe, kuko mu kuwushyigikira nibyo bigaragaza ko tuzi Imana yacu, ko tuzi Imana yahamagaye abakozi, ko tuzi umurimo w'Imana uko umeze. Gushyigikira umurimo wawe rero muri aka kanya nibyo nshyize imbere, kugira ngo abantu babyitabire, bashyigikire umurimo wawe, bashyigikire abakozi b'Imana, be kujya mu ruhande rwo kurwanya umurimo, be kujya mu ruhande rwo kurwanya abakozi b'Imana no kubasebya, ahubwo abantu bakirirwa bose bajye mu ruhande rwo gushyigikira umurimo w'Imana no kubabazwa naho bitagenda neza bagasenga, maze bashyigikire umurimo w'Imana, bashyigikire abakozi b'Imana, kugira ngo ibintu byose biheshe Imana icyubahiro mu izina rya Yesu. Amen. Imana y'imigisha mu izina rya Yesu. Amen. Yesu niwe shuti yacu, ni utwikorerera imibabaro n'ibyaha, akatwuzuza na sida.